Hello guys, ni gute wakorera amafaranga? Wowe uba wumva ari gute wakorera amafaranga? Rero uzaza banza mbere na mbere ukande subscribe kugira ngo tujye tubana muri video zanjye zose, uko nshizeho video yanjye uzajya uyibona. Rero icyo nagusaba ni ugukora subscribe kugira ngo tubane muri video zanjye zose. Ikintu cya mbere turakora, turaza muri Play Store. Mbere na mbere turasacingamo app yitwa turasacingamo Inmoney app. Tumara kuyisacingamo turaza kuri app yitwa Make Money Play and in Cash. Iya kabiri, niturangiza turakanda install. Turategereza ni umwanya muto igahita ijyaho. Ariko iyi app irizewe cyane, ikoreshwa n'abantu benshi cyane. Ikintu reba, imaze kugira views miliyoni ebyiri magana cyenda mirongo ine n'ijana na mirongo itanu na karindwi. Nawe rero ushatse iyi app wayibona. Reka dutegereze ibe install. Mwihangane biri kuba install. Ikintu cya mbere, nimara kuba install uraza ukande kuri open. Ikintu cya kabiri urakora nanone, uraza ukande kuri sign up. Uhitemo email yawe muri email zawe zose ufite. Turategerezaho gake. Nanone urakanda kuri learn how to earn make sense. Ikindi kintu urakora urakanda kuri make sense. Ikindi urakora urakanda kuri go it. Ikindi urakora urakanda kuri understood. Hano turahitamo igihe nyine ushaka gukoreramo amafaranga, ya minota 60, medium cyangwa se ugahitamo low. Reka twihitiremo low. We have set your first goal for you. Baduhaye amadolari 25 yo gutangira n'iki cyumweru. Urakomeza ukanda kuri continue, ukanda kuri start first mission, ukande kuri activate now. Let's show permission. Ubu twinjiye muri app yacu. Rero ahangaha ushobora gukina game cyangwa se ukareba video. Ariko icyangombwa ni ugukina video. Hano urareba video ushaka cyangwa app. Hano ari video ya mbere. Video ya mbere igiye ifite amapoint 10. Video igiye ifite amapoint, urayikandaho uplaying. Murihangana. Iyi app rero ikintu cya mbere ikora ni ukuyijyamo ukadownloadinga app
uko ugiye uyikoresha akaba ariko baguhemba. Uraza ukadawunodinga apu ushaka iyo ari yose, uko uyidawunodinze niko ugenda ubona amapowenti. Buri apu igiye ifite amapowenti cyangwa se gemu. Iyo ushaka kubikuza kandi apu ushobora no kumviraho umuziki, kandi indirimbo yose iba ari nshyashya iba ihari. Ushobora kwiyumviraho indirimbo zawe ukajya uhembwa, ukajya wumviraho rapu, ibintu nk'ibyo. Ukajya ureba imikino, imipira urabibona, izi zose ni indirimbo wakina. Iyo ushaka kubikuza rero uraza ugakanda kuri ridemu, kuri aka kantu ka hano. Warangiza hano haba hariho uburyo bwinshi bwo kubikuza. Haba hariho uburyo bwa mobile, hakabaho ridi niyo andi ini, hakabaho peyipali, hakabaho bitikoyini. Ubu ni uburyo ushobora kubikuza. Ushobora guhera ku idolari rimwe ubikuza. Idolari rimwe ubikuza. Kandi ushobora no gutumira umuntu ukabona gifuti kadi. Uko utumiye umuntu nabyo bagenda babiguhembera. Uraza hano ugakanda kuri geti fisiti diri, ugatumira uwo ushaka. Rero ikintu cya mbere nagusaba ni sabusikarayibu, tukazabana mu kindi gice cya kabiri. Ufite ikibazo wanyandikira muri komenti. Cawu cawu. Kandi ikintu kiguzi cya mbere nagusaba ni ugukanda sabusikarayibu. Cawu cawu.